yarumviye. Imana ishimwe. Hanyuma nyirizina n'ubu bashaka kuganira n'abantu b'Imana cyangwa se abantu basenga Imana ko bategetse kumvira Imana. Ubundi wowe icyo utegetswe ni ukumvira icyo Imana ivuze, ukamenya icyo Imana ivuze, ukamenya ngo Imana irashaka ko njyewe ahantu ndi mba mpagaze. Ese ubundi Imana irashaka ko ahantu ndi mba ndibuze kuba nicaye. Ese ubundi Imana irashaka ko ahantu mba ndi mbese badusobanukirwa uburyo Imana igushakamo. Ariko nubwo bari bahawe aya mahirwe yuko bari buze gukurikira isanduku y'isezerano, hariho icyitonderwa. Ntabwo bari bemerewe kwegera kwegera iyi sanduku. Imana ishimwe. Kubera iyihe mpamvu? Hari ibidatunganye hagati muri bo. Imana ishimwe. Niba Imana ishaka gusenga, senga. Kubera ko muri uko gusenga Imana ishaka kubamo uri musenga, nuko Imana iri kubona hari ibintu byinshi bizatungana muri uko gusenga. Imana ishimwe. Amen. Impamvu Imana ikubwiye ngo nyura iburyo nuko iri kubara ibumoso hari ikibazo. Imana ishimwe. Hanyuma niyo ngo nyura iburyo, rero nyura iburyo nyine kuko Imana ishaka kunyura iburyo. Hanyuma muri buze guhurira muri bya bindi ya nshuti yawe ishaka gukora cyangwa se ba muntu mugendanye ishaka gukora. Oya, Imana irashaka kugira gute? Irashaka ko wiyeza, kandi nanjye ishaka ko nigira gute? Irashaka ko niyeza tukabana neza. Imana ishimwe. Amen. Mu butabazi bw'Imana nibyo benshi baribaza bakavuga ngo mbese uriya akakora biriya, uriya ko yitwara kuriya, uriya akasenga abayeho kuriya, uriya kase. Ubundi ikintu kisha abantu gutungana intoki. Imana ishimwe. Wowe banze umenye icyo Imana igushakaho, nanjye menye icyo Imana ishakaho. Haleluya. Amen. Ntabwo Imana yakora ikosa ryo kuvuga ngo tura mu majyepfo, ngo niragize ture mu majyaruguru. Ntabwo bibaho. Aho ngaho Imana yakubwiye ko ugomba gutura. Imana ishimwe. Muri kumwe nayo irahari. Niba utarigeze uhava, Imana ishimwe. Imana muracyari kumwe. Nubwo ubona bikomeye, ukabona bigoye, ukabona byahagucangiye, Imana ishimwe. Ariko Imana irahari. Imana ihimbazwa. Nubwo uri kubana urimo ahura n'ibikugoye, ariko niba uri ahantu Imana kubara uri ahantu Imana ishaka kuburi, ari igisobanuro cyo kutazasonza. Hoya, aho hari Imana ishaka kuba. Imana ishimwe. N'inzara birashoboka izahagusanga. Imana ihimbazwa. Uzanaburara. Birashoboka. Imana ishimwe. Uzanahambarira ubusa. Imana ishimwe. Inaminerevare z'abana zizabura, kandi uri ahantu Imana ishaka kugira gute? Ishaka kuba. Ntabwo kuba uri ahantu Imana ishaka kuba. Impamvu wisiga amamesa cyangwa ukisiga ubuto, wahura n'abantu ngo urasa neza, ni ikimenyetso cyiza. Imana ishimwe. Cyuko iyo ntambara uri mu Rwanda, Imana muri kumwe. Imana ishimwe. Ndumva nezeye Imana mu mutima. Amen. Ndumva afashije. Abantu benshi cyane birabananiye ariko abantu benshi umuririmbyi yigeze aririmba ngo benshi bananiye gutegereza. Twageraga umuririmbyi muri kwana aririmbagamo, njyaga aririmba akavuga ngo uyikangwa n'urugamba uri mu Rwanda, rero n'igihe urumazemo wowe bahana Imana ishaka. Gerageza ubahana Imana ishaka kuba. Imana ishaka. Abantu nibezweho. Ugerageze utunganira ahantu Imana ishaka kuba. Imana ihimbaza. Uhabe ukora ibyo Imana ishaka. Imana ishimwe. Wezwe. Imana ishimwe. Ubwira Imana ngo Mana, njyewe ahantu ushaka komba narahabaye, mpaba nihanganira ibi ngibi. Imana ishimwe. Hanyuma nurangiza ubwira Imana ngo Mana, ndumva nkeneye kuza ukagira gute? Ukandengera. Ntabwo Imana izabura kukurengera n'ubiyubaha. Mwumve ko uri mu ntambara Imana yagutaye. Hoya, Imana ishimwe. Ntabwo kuba ubanye n'uburwayi igihe kirekire ari igisobanuro cy'uko Imana yagutaye. Imana iri kumwe nawe. Imana ishimwe. Amen. Amen. Kuba urwaye igihe kirekire, urwaraye mu bitaro abandi barwaremo bagapfa, warangiza wowe ukabaho ukaba ukiriho, ni igisobanuro cy'uko Imana iri mu ruhande rwawe. Imana ihimbaza. Ni igisobanuro cy'uko ishobora no kugukiza kuko ibintu cy'umubabaro. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. No mu gihe cy'umubabaro ntabwo abwira abantu ibibakura imitima, ahubwo agerageza
kubaka iyi mitima y'aba bantu bari babasenyuka. Imana ihimbaza. Amen. No mu gihe cy'intambara uyu muntu yati isanduku y'Uwiteka, Imana ishimwe, ntabwo abwira abantu ibibahagarika imitima, ahubwo abwira aba bantu ibibururutsa imitima. Imana Reka tubasuhuze mwebwe mwese mudukurikira kandi mukurikira Umuremyi TV. Imana ibarinde kandi Imana ibane namwe aho muri hose mutuye mu Rwanda, mutuye ahatandukanye, i Burayi, muri Amerika hose, abo muri diaspora turabashuhuje cyane. Abakanze subscribe reka tubashimire, n'abatari bayikanda bayikande kugira ngo tujye tubana muri ibi biganiro dukora by'ijambo ry'Imana ry'ivugabutumwa. Muri uyu mwanya uyu munsi rero turabishimiye kandi turabakunda cyane aho muri hose. Reka tuvuge ngo Imana ibahe umugisha kandi Imana ibarinde. Abafite ibibazo n'intambara, abasenga batari basubizwa, Imana ibasubize. Turabitegetse kugira ngo Imana ibumve kandi biteho. Turabivuze kandi ku Muremyi TV haba Imana ikomeye cyane. Ibyo byose Imana irabyumva kandi twizera ko ibisubiza, kuko dusenga Imana ivuga. Muri uyu mwanya rero twagira umugisha no kubana n'umukozi w'Imana. Ntago namuvuga kuko arabibwira. Reka tumusabe adusuze ku Muremyi TV, n'abamukunda noneho bamubone. Ni karibu umukozi w'Imana, reka tugusuhuze ku Muremyi TV. Yesu nashimwe. ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabane namwe mwese mudukurikiye. Yego. Ntabwo ari ubwa mbere ngaragaye kuri iyi kamera ibagezaho ubutumwa ku Muremyi TV. Ubwo mperuka twaraganiye tuganira ku nkuru za Mose n'imikurire ye, mu mibereho y'ubuzima bwa Mose niho twaganiriye. Hanyuma abantu mwadukurikiranye mwabonye uburyo, mwumvise uburyo Imana ibera gikurikirana umuntu, ikamukurikirana kandi ikamukurikirana ari nta zindi nyungu imufitemo, cyangwa se nta yindi mpamvu iteye kumukurikirana, ikamukurikirana kuri gahunda yayo bitewe n'umugambi Imana ifite ku muntu. Imana ibaha umugisha. Ndatangira mbibwira amazina ni yayandi, ni Mwimpundu Eveline. Ndagarutse ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Hanyuma abantu mudukurikira, Imana ijye ibaha umugisha kandi ijye ihira amaboko yanyu mu izina rya Yesu. Turatangira dusenga, kubera ko gusenga narababwiye ngo kujya gufata ibintu biri kure warangiza kukabyigiza hafi. Imana ishimwe. Amen. Tugiye gutangira dusenga Imana rero kugira ngo n'ubundi Imana ize kubana natwe, kubera ko ibi bintu tubikura mu gusenga. Impamvu mvuze ngo turatangira dusenga, hari umuririmbyi umwe wigeze aririmba aravuga ngo biva muri uyu mwuga. Nta wundi mwuga yavugaga n'umwuga wo gusenga. Imana ishimwe. Imana mu izina rya Yesu. Amen. Urera kandi urakiranuka, uri Imana ifite imbaraga n'ubutware. Uri Imana yo kwizerwa kandi uri Imana yo kwiringirwa. Umuririmbyi yuzuye umwuka wera aravuga ngo amavi yose azapfukamira Imana. Imana ishimwe. Nta wundi wo gupfukamirwa uretse wowe Uwiteka, kubera ko ijambo riravuze ngo nta wera nk'Uwiteka, nta n'indi Mana itariyo. Imana ishimwe. Amen. Turagushimiye kubera ko wabanye natwe iminsi yose itambutse. Twabonye imirimo yawe, twabonye amaboko yawe, twabonye utugirira neza, twabonye ukiza abarwayi. Imana ishimwe. Twabonye ugenda ukora imirimo itandukanye mu buryo butari bumwe. Twabonye uri Imana itanga akazi, twabonye ugenda uhembura abantu mu izina rya Yesu mu buryo bugiye butandukanye. Imana ihabwa icyubahiro. Turagushimiye kuko uri Imana isoza amasezerano, kandi uri Imana irinda ijambo yavuze warangiza ukarikurikirana. Izina ryawe nirihimbazwe. Wagiye utubera gikurikirana. Imana ishimwe. Wagiye
tuzigama mu buryo butari bumwe. Imana ihabwa icyubahiro. N'ubundi dutangiye dusenga, kubera ko gusenga bigira umumaro iyo umuntu asenganye umwete. Turasabye ngo uzubane natwe muri uyu mwanya w'ijambo ryawe tugiye kuganira n'abadukurikiye mu izina rya Yesu. Unyemere ntaba ari twe twamamara, uwera wa Isiraheli njye wicaye imbere y'ikamera ntaba ari jye wamamara, ahubwo Uwiteka wamamare, ukora iby'imbaraga mu bantu bawe, wamamara ukiza abarwayi, wamamara utanga urubyaro, wamamara ugaburira abashonje, wamamara wishyura amadeni mu izina rya Yesu Kristo, wamamara ukora imirimo itandukanye mu bantu bawe, kubera kuri Imana ikora kandi bikagaragara mu izina rya Yesu. Uwe nabonye uri Imana igiseruka, mwami w'abami, aho abantu bananiwe nabonye ujya useruka kandi ugakora iby'imbaraga. Izina ryawe rigahabwa icyubahiro. Ngaho ganza kandi utegeke, ubane nanjye Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo, kandi kubana n'abandi bantu badukurikiye kugira ngo ubwami bwawe bukomeze kwamamara hose mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze. Amen. Ni karibu umukozi w'Imana rero n'ijambo ry'Imana Imana yagushyize ku mutima, n'abadukurikira Imana ibaha umugisha. Ni karibu. Murakoze cyane. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, tugiye gusanga muri Yosuwa ibice byaho ni bitatu. Reka tugabane ku mugisha. Muri Yosuwa ibice byaho ni bitatu. Yosuwa Usomera reka ku murongo waho wa kabiri, hanyuma usome n'umurongo waho wa gatanu, tuganire kuri aya magambo y'Imana. Yosuwa ibice bitatu. Imana ukomeze kwamamara ibice byaho bitatu. Uhere ku murongo waho wa kabiri, usome n'umurongo waho wa gatanu, kandi izo cyaho tuganire ku magambo y'Imana. Yosuwa ibice bitatu. Yego. Uhereye ku murongo waho wa kabiri. Yosuwa ibice bitatu uhereye ku murongo wa kabiri. Kabiri, gatatu, na kane na gatanu. Nyuma tuganire ku ijambo ry'Imana. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesuwa ajya kuri Yorodani, Uwiteka amukomeza umutima. Yego. Umurongo wa kabiri, iminsi 3 ishize abatware banyura mu ngando hagati. Yego. Bategeka abantu bati, nimubona isanduku y'isezerano ry'Uwiteka Imana yanyu ihetswe n'Abalewi ari bo batambyi, muzahereko muhagurukeho muyikurikire. Yego. 4, ariko hagati yanyu nayo hazaba intera y'imikono 2,000. Ntimuzayegere kugira ngo mumenye inzira mukwiriye gucamo, Yego. kuko ari nta bundi mwigeze guca muri iyi nzira. Yego. 5, maze Yosuwa abwira abantu ati, Yego. mwiyeze, Yego. kuko jo Yego. Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Imana ishimwe. Amen. Kandi Imana iguhe umugisha. Urakoze. Umusomyi mwiza, usomeye neza. Imana ishimwe. Hanyuma tugiye kuganira kuri aya magambo y'Imana, ariko nyirizina cyangwa se umurongo nyamukuru ngendereyeho ko tuganiraho ni uyu murongo wa gatanu. Imana ishimwe. Hanyuma sabe abantu badukurikiye dutega amatwi tuganire ku ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi butavangiye. Imana ishimwe. Wumve icyo Imana igushakaho, hanyuma nanjye numve icyo Imana ishakaho, kubera ko Imana yaguhamagaye ifite ikintu gushakaho. Mwihamagarwa ryawe Imana ifite ikintu gushakaho, hanyuma n'umwihamagarwa ryanjye Imana ifite ikintu ishakaho. Hanyuma rero tuganire ku magambo y'Imana kugira ngo tuze gukurikira neza, twumve icyo Imana idushakaho. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Hanyuma icyo Imana igushakaho n'icyo Imana ishakaho, cyangwa se umugambi Imana igufiteho n'umugambi Imana ifiteho, ndagira ngo nkubwire ngo ni mwiza, ntabwo ari umubi. Imana ihimbazwe. Aho Imana igushaka naheza. Imana ishimwe. Kandi aho Imana ishaka kuba naheza. Imana ishimwe. Hanyuma Yosuwa we yabanye n'Imana, ariko agira uburyo abanamo n'Imana yizi. Imana ishimwe. Hanyuma Imana ishaka ko dusobanukirwa natwe tukamenya uburyo dukwiye kubanamo n'Imana, uburyo dukwiye kwitwara muri iyi mihamagaro twagize gute twahawe. Imana ishimwe. Ngo iminsi 3 ishize abatware banyura mu ngando hagati. Imana ihimbazwe. Amen.
ngo iminsi itatu ishize abatware cyangwa se aba batambyi banyuze mu ngando cyangwa se banyura mu mudugudu tuba ko tuvuga ubundi abenshi baravuga ngo mu ngando n'ahantu umuntu atuye Imana ihimbazwe. Hanyuma ntabwo nzi ingando utuyemo uyu munsi, ntabwo nzi ibyo ukorera mu ngando utuyemo cyangwa se ingando yaho uri, ntabwo nzi ibyo urimo hakorera Imana ihimbazwe. Ariko icyo Imana ishaka nyirizina igendereye ko ishaka gukora turaza kugisanga muri uyu murongo wa 5. Imana ishimwe. Hanyuma ngo banyuze muri iyi ngando ngo mo hagati Imana ihimbazwe. Gatatu haravuze ngo bategeka abantu Imana ihimbazwe bati nimubona isanduku y'isezerano ry'Uwiteka Imana yanyu ihetswe n'abatambyi Imana ishimwe, ihetswe n'abarewe ari bo batambyi, ngo muze ngo muzahereko muhaguruke aho muri muyikurikire Imana ishimwe. Hanyuma aba bantu iyi ngando barimo bari bicaye Imana ihimbazwe. Ukurikiye amagambo y'Imana neza usanga aba bantu ahantu bari bicaye Imana ihimbazwe. Hanyuma ibyo bari bicaye bakora ntabwo twabibwiwe, ariko ahantu bari bagize gute, bari bicaye Imana ishimwe. Hanyuma ngo bategeka ko iyi sanduku y'isezerano y'Uwiteka Imana ihimbazwe niza kunyura muri iyi nganda aha hantu bari bicaye Imana ishimwe. Bategeka ko iyi sanduku y'isezerano ry'Uwiteka ngo niza kunyuraho aribwo bari baze kugira gute, bari buze guhaguruka Imana ishimwe. Amen. Amen. Hanyuma bicara aho ngaho nyine bari bicaye bategereje ko isanduku y'isezerano igira gute, iri buze kuhanyura Imana ihimbazwe. Hanyuma babwirwa ngo n'abantu bari buze gutambuka bahetse iyo sanduku Imana ishimwe. Mu bigaragara aba bantu aho bari bicaye ntabwo bari bemerewe kugira gute, ntabwo bari bemerewe kuhaguruka iyi sanduku y'isezerano itarahanyura. Amen. Turaza gufashwa ndabizi neza, birashoboka ko aka kanya utarimo bizumva neza, utarimo ufashwa n'ibindi ndavuga, ariko turaza gufashwa kubera ko ijambo ry'Imana ni ijambo rikuru Imana ishimwe. Hanyuma ngo barangije bakomeza kwicara aho ngaho barahaguma, ariko bahaguma nyirizina bahagaze bicaye ku ijambo babwiwe cyangwa se bicaye ku itegeko bategetswe aho bari bicaye Imana ihimbazwe. Amen. Ngo barangije bategeza ko isanduku y'isezerano ry'Uwiteka Imana ishimwe. Bisobanura neza uyu muntu wababwiye yarabategetse, ariko arabasobanurira neza, arababwira ngo mwebwe nimuza kubona isanduku y'isezerano ry'Uwiteka Imana ihimbazwe ngo inyuze hehe, muri uyu mudugudu cyangwa se muri iyo ngando, ariko ihetswe n'iki, ihetswe n'abatambyi Imana ihimbazwe. Amen. Nta bandi bantu bari bemerewe guheka iyo sanduku, barabwiwe barategekwa, ariko babwirwa neza, barasobanurirwa, babwirwa n'abantu bari buze gutambuka bahetse iyo sanduku abari bo Imana ihimbazwe. Bisobanuye iki? Bisobanuye ngo hari n'abandi bantu bari barimo batambuka muri iyo ngando bagaragara nk'abahetse iyi sanduku y'isezerano, ariko itari ya nyayo Imana ihimbazwe. Amen. Barahanyuraga biyitirira ko bahetse iyo sanduku, ariko isanduku bahetse atari iy'Uwiteka Imana ihimbazwe. Hanyuma ngo barabwirwa ngo mwebwe nimuza kubona abantu bameze gutya, abantu basa gutya, abantu bameze gutya batambutse aha ngaha, muze kumenya ko bagize gute, ari bahetse isanduku y'isezerano y'Uwiteka. Amen. Kandi barabatambye Imana ihimbazwe. Bibiliya ivuze neza, iravuze ngo aba bantu bari iki, bari abatambyi Imana ihimbazwe. Bivuze iki rero? Bivuze ngo hari abantu bahetse iyi sanduku n'ubundi, ariko baterejwe guheka iki, guheka iyi sanduku Imana ihimbazwe. Kuko nusoma neza uraza gusanga aba bantu nubwo bategetswe kuguma muri iyi ngando Imana ihimbazwe, ariko Imana yo mu ijuru ize kudusobanurira neza, ize kugenderera umuntu wese, imusobanurire abantu bemerewe guheka iyi sanduku y'iki, y'Uwiteka Imana ishimwe. Ngo nuko aba batambyi barangije ngo barahatambuka Imana ihimbazwe,
ariko abangaba bari bicaye muri iyi hema cyangwa se bari bicaye muri iyi ngando bategetswe ko bari buze kuhaguma kugeza igihe aba batambyi bari buze gutambukira bahetse iyi sanduku nabo Bibiliya ivuga ko bahagumye Imana ihimbaza bivuze ngo barumviye Imana ishimwe hanyuma nyirizina n'ubu bashaka kuganira n'abantu b'Imana cyangwa se abantu basenga Imana ko bategetswe kumvira Imana ubundi wowe icyo utegetswe ni ukumvira icyo Imana ivuze ukamenya icyo Imana ivuze ukamenya ngo Imana irashaka ko ngewe ahantu ndi mba mpagaze ese ubundi Imana irashaka ko ahantu ndi mba ndibuze kuba nicaye ese ubundi Imana irashaka ko ahantu mba ndi mbese badusobanukirwa uburyo Imana igushakamo nuko Imana ishaka kuza kuba umeze aho hantu uri Imana ishimwe nuko ngo barabwira ngo mwebwe Imana ishimwe muza kuhaguma hanyuma nimuza kubona isanduku y'isezerano y'Uwiteka ihatambutse Imana ishimwe kandi iyo sanduku ihetswe n'iki ihetswe n'abatambyi Imana ihimbaza ngo ko kandi muze guhera ko mugire gute muze guhaguruka mugire gute muyikurikire haleluya Imana ishimwe ubundi wowe unkurikiye ni iki kintu wakurikiye ninde muntu wakurikiye Imana ishimwe abo babwiye ko bagomba gukurikira isanduku y'Uwiteka Imana ishimwe mu bigaragara isanduku y'Uwiteka hari ibintu yari ihetse Imana ishimwe kandi abo bantu bagomba kugira gute gukurikira isanduku y'isezerano kugira ngo bazabashe kugira gute gusingirira ibintu iyi sanduku ihetse Imana ihimbazwe hanyuma ngo barangije babwirwa ko isanduku y'isezerano y'Uwiteka ikemera gutambuka bagomba aribwo bemere kugira gute nibwo bemere kugira gute guhaguruka aba bantu nibwo bemere guhaguruka bagakurikira isanduku y'isezerano hanyuma ngo Yosuwa arangije ababwira amagambo akomeye arabo hagati yanyu niyo sanduku y'isezerano ry'Uwiteka hagomba kuba harimo intera ndende Imana ihimbaza ngo hagomba kuba harimo intera ingana mikono magana ngahe magana ibihumbi bibiri Imana ishimwe bivuze ngo hagati y'aba bantu n'iyi sanduku hagombaga kubamo intera kandi ndende Imana ishimwe hagombaga kubamo intera ndende kubera ihe impamvu hagati yabo n'iyi sanduku hagombaga kubamo intera turaza kuyisana kuri uyu murongo waho kangahe wa 5 Imana ishimwe impamvu hagombaga kuba harimo iyi ntera kandi ndende batari bemerewe kwegera iyi sanduku y'isezerano ry'Uwiteka turayisanga muri uyu murongo waho wa 5 arongera ngo tuganireho Imana ishimwe nuko uyu murongo waho wa 5 uvuze neza Yosuwa ngo arangije 5 arababwira ngo maze Yosuwa abwira abantu ati mwiyeze Imana ishimwe Yosuwa ngo arababwira ngo ni mwiyeze Imana ishimwe kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe Imana ishimwe aba bantu bategekwa ko iyi sanduku y'isezerano niza kunyuraho bari buze guhaguruka bakagira gute bakayikurikira ariko nubwo bari bahawe amahirwe yuko bari buze gukurikira isanduku y'isezerano hariho icyitonderwa ntabwo bari bemerewe kwegera iyi sanduku Imana ishimwe kubera ihe mpamvu hari ibidatunganye hagati muri bo Imana ishimwe hanyuma Yosuwa nk'uwari usobanukiwe impamvu cyangwa se nk'umuyobozi wari ubayoboye arangije ngo bageze arababwira ngo noneho rero mugire gute mwiyeze Imana ishimwe ubundi gahunda y'Imana igushakaho cyangwa se ngiye wishakaho nuko ndibuze kwiyeza nawe ukiyeza tukava mu bigize gute mu bidatunganye kugira ngo tubashe kwegera isanduku y'isezerano Imana ishimwe kugira ngo mbashe cyangwa se ubashe kwegera isanduku y'isezerano wakire ku masezerano y'Imana ubashe gusohorezwa amasezerano y'iby'Imana ivugana nawe gahunda no kugira gute no kwiyeza Imana ishimwe ngo noneho rero mwiyeze Yosuwa yarabyitegereje abona nta yindi turufu Imana ishimwe abona nta yindi gahunda isigaye yo kugira ngo bagire gute bemererwe kwegera isanduku y'isezerano ry'Uwiteka arabona noneho mureke rero tugire gute twiyeze
imana ishimwe mureke twiyeze hanyuma hari tumara kwiyeza turaza guhabwa amahirwe yo kugira gute yo kwegera iyi sanduku y'isezerano imana ishimwe amen ubundi wowe aho wicaye cyangwa se aho uri imana ishimwe ese urimo urashaka gukora ibyo imana igutegeka cyangwa se urimo urashaka kwiyobora imana ishimwe ariko Yosuwa we ngo abyitegereje abona nta yindi mpamvu yatumye bashyirwaho kondisiyo imana ishimwe ubundi uzi impamvu usenga imana yaza kuvugana nawe igashyiraho kondisiyo imana ihimbaza herutse kuba ndimo senga imana irasuye ivugana nanjye njya kumva numva ijwi rirambwiye ngo hari impamvu cyangwa se hari impamvu iri gutera abantu kudahura n'ibyo imana yavuganye nabo cyangwa se hari impamvu itumye bahura kandi banyuze aho imana irashaka kunyura wowe banza umenye icyo imana ishaka gukora hanyuma numara gukora icyo imana ishaka gukora nawe uza kujya imbere y'imana uyibwire ngo bizaba indi washakaga ko nkora nabikoze hanyuma ko nanjye sohoye mu ngorane zimeze gutya kandi narakoze ibyo washakaga ko nkora bimeze gute imana ishimwe ni ukuraza kubona igisubizo cyiza mu kumvira imana imana ishimwe Yosuwa we yarasobanukiwe abwira abantu arabwira ngo rero gahunda iriho nimureke mbabwire nimureke twiyeze hanyuma wowe abantu mugendana cyangwa se muri kumwe nabo uyu munsi nihe nama bari kukugira ni iki bari gushaka gukora cyangwa se nihe gahunda ubona bari kukwinjizamo imana tugire gute idutabare Bibiliya yavuze ngo iki ngiye ngo mbwire umuntu mugendana nanjye ndakubwira iki ndakubwira uwo uriwe imana ishimwe banza umenye ngo ese Yosuwa abantu ko bagiriye inama nziza njye uyu butumwa tugendana ntiyashaka kongera imana ishimwe hanyuma we ufashe gahunda yo gusenga ukabona umuntu muri kugendana gahunda afite itandukanye n'iyo ufite uwo muntu nutandukane nawe imana ishimwe kuko n'ibibanje kuba muri gahunda yo gusenga hanyuma abantu barimo mugendana ukabona gahunda bafite atari yo gusenga no kubaha imana kandi muri wowe ukumva arimo kubaha imana tandukana n'iki tandukana n'abo bantu ugendana n'abantu bazakujya ku musaraba imana ishimwe kuko tubonye hari abantu tugendanye nabo muri uru rugendo hanyuma bakaba tutagera hehe tutagera ku musaraba imana ishimwe hari abantu tubanye nabo ariko imibanire yacu nabo ikadutandukanya n'iki ikadutandukanya n'imana hanyuma aba bantu mubanye rero ubona ari gutandukanya n'imana gerageza utandukane nabo ahubwo ugire gute wubahe imana ugendane n'imana rero kubera nziza imana ishimwe umuririmbyi yaririmbye bango iby'imana kuba biradutangaza ariko kandi nta n'uwamenya uko biri ariko ariko ngewe icyo nzi ni uko iby'imana ishaka ari byo nkwiriye gukora hanyuma se nintangira gukora iby'imana idashaka ugatangira gukora iby'imana idashaka utiza ko imana muri baza guhurira hehe imana muraza guhurira hahandi imana ishimwe hahandi ishaka kuba uri nyine muri ya gahunda y'iby'imana ishaka gukora niho muraza guhurira ntabwo muri buze guhurira muri bya bindi ya shuti yawe ishaka gukora cyangwa se wa muntu mugendanye ishaka gukora oya imana irashaka kugira gute irashaka ko wiyeza kandi nanjye ishaka ko nigira gute irashaka ko niyeza tukabana neza imana ishimwe amen mu butabazi bw'imana nibyo benshi baribaza bakavuga ngo mbese uriya kakora biriya uriya ko yitwara kuriya uriya kasenga abayeho kuriya uriya kase ubundi ikintu cisha abantu gutungana intoki imana ishimwe wowe banza umenye icyo imana igushakaho nanjye menye icyo imana ishakaho nuza kumenya icyo imana igushakaho biraza gutuma ugira gute biraza gutuma uhura n'imana kandi nuko imana rimuhura iraza kugira gute iraza gukora ibyo ugize gute ibyo ushaka ubundi nta handi hantu hari ubutabazi nukuri buze gukurikira umuntu uhetse isanduku y'uwiteka imana ishimwe hari abantu bahetse isanduku y'uwiteka imana ishimwe hari abantu bahetse isanduku y'uwiteka kandi kizakubwira uyu muntu mugendana ahetse isanduku y'uwiteka uyu muntu ukaza kuyobora mu nzira nziza imana ishimwe uyu muntu uhetse isanduku y'uwiteka nimugendana muzaganira wumve muri harimo kubaha imana imana ihimbaza kandi imana ize kudutabara itugirire neza abantu benshi bagiye bagwa bagushijwe n'abantu bagendanye nabo ariko uyu munsi wa none nje kukubwira ngo gerageza wubahe imana gerageza ubahe imana ishaka kuba ugerageza ugendane n'imana nunyura mu nzira imana ishaka
uzahura n'Imana. Imana ishimwe. Kuko ntabwo Imana yakora ikosa yo kuvuga ngo nyura ibumoso yo nirangiza inyura iburyo. Hoya, Imana nibivuga ngo nyura ibumoso nuko ibizi neza ko nayo iyo nzira ikubwira kunyuramo ariyo muzahuriramo. Imana ishimwe. Nubwo bari mutize guhura ariko waraciye mu nzira ishaka kunyuramo, komeza uyubahe, we gucika intege ngo wumve ucogoye. Imana ishimwe. Niba uri mu nzira Imana ishaka kubamo ukaba wumva nta handi hantu wigeze utambika ngo unyure, ni ukuri Imana muzahura. Imana ishimwe. Kubera ko yakubwiye ko ugomba kunyura nihiri. Imana inzira yakubwiye ko ugomba kunyuramo niyo nzira Imana inyuramo. Ntabwo Imana yakora ikosa yo kukubwira ngo nyura iburyo ngo nirangiza unyure ibumoso. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Ntabwo Imana yakora ikosa yo kukubwira ngo tura mu majyepfo ngo nirangiza ture mu majyaruguru. Ntabwo bibaho. Aho ngaho Imana yakubwiye ko ugomba gutura. Imana ishimwe. Muri kumwe nayo irahari. Niba utarigeze uhava, Imana ishimwe, Imana muracyari kumwe. Nubwo ubona bikomeye, ukabona bigoye, ukabona byahagucangiye, Imana ishimwe, ariko Imana irahari. Imana ihimbazwe. Nubwo uri kubona urimo ahura n'ibikugoye, ariko niba uri ahantu Imana yakubwiye ngo bahangaha, Imana ishimwe, hagume. Ntabwo Imana igeze ihava. Imana ishimwe. Imana irahari, muracyari kumwe. Imana ihimbazwe. Nibyo uzanahura n'abakubwira ngo warayobye. Imana ishimwe. Ntibizagutangaze uhuye n'abantu bakubwira ngo uri umusazi. Wowe niba usariye ahantu Imana ishaka kusarira, hagume. Imana ishimwe. Imana iri kumwe nawe kandi iri mu ruhande rwawe. Imana ishimwe. Ntabwo kuba uri ahantu Imana yagusabye ko ugomba kuba bisobanuye ko utazaharwarira. Uzaharwara ariko muri ubu burwayi bwawe Imana izabana nawe bukire mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Ntabwo kubara uri ahantu Imana ishaka kuburi ari igisobanuro cyo kutazasonza. Hoya, aho hantu Imana ishaka kuba, Imana ishimwe, n'inzara birashoboka izahagusanga. Imana ihimbazwe. Uzanaburara birashoboka. Imana ishimwe. Uzanahambarira ubusa. Imana ishimwe. Inaminerevare z'abana zizabura kandi uri ahantu Imana ishaka kugira gute, ishaka kuba. Ntabwo kuba uri ahantu Imana ishaka kuba ari igisobanuro cy'uko batazagusohora mu nzu. Hoya, Imana ishimwe. Izo ntambara zose n'izo ngorane zose zizahagusanga. Imana ishimwe. Ntabwo kuba uri ahantu Imana ishaka kuba ari igisobanuro cy'uko abantu batazagutuka. Hoya, nta nubwo ari igisobanuro cy'uko batazagutunga urutoki, bazakomeza bazigutunge. Imana ihimbazwe. Ariko wowe gerageza, Imana ishimwe, no muri izo ntambara no muri izo ngorane ukomeze uba ahantu Imana ishaka kuba. Imana ihimbazwe. Hanyuma muri uwo kuba ahantu Imana ishaka kuba, Imana muzaha abantu. Imana ishimwe. Ese reka maze abantu bankurikiye, uzi impamvu usonzeye ahantu abandi basonzeye ariko nturware bwacye? Nuko Imana iri kumwe nawe. Imana ishimwe. Ese uzi impamvu wisiga amamesa cyangwa ukisiga ubuto wahura n'abantu bavuga ngo urasa neza? Ni ikimenyetso cyiza. Imana ishimwe, cyuko iyo ntambara uri mu Rwanda Imana muri kumwe. Imana ishimwe. Ndumva neza Imana mu mutima. Amen. Ndumva afashije abantu benshi cyane birabananiye ariko abantu benshi umuririmbyi yigeze aririmba arango benshi bananiye gutegereza. Twagiraga umuririmbyi muri kwana aririmbagamo, njyaga aririmba akavuga ngo ninjiye mu itorero ngo nzi yuko nzabonera mwe amahoro. Harangiye rero ngo intambara zasanzemo, aranga izo ntambara nizo narambiwe. Araririmba aravuga ngo ariko ngo ndumva ndambiye kwihangana, ngo nimundeke nanjye ngende, ngo njye kurya ubuzima ngo bw'igihe cyanjye nataye. Ntabwo uri guta igihe. Imana ishimwe. Niba uri ahantu Imana ishaka kuburi, ntabwo uri guta igihe. Imana ishimwe. Kubera ko Imana iri mu ruhande rwawe. Imana ihimbazwe. Hoya, ntabwo. Imana ishimwe. Niba uri ahantu Imana iri, ntabwo wayobye. Imana ishimwe. Umuririmbyi aririmba aravuga ngo ndahamya neza ko tutibeshye, kugukurikira ni byiza, ntacyo bidutwaye kugukorera, ibendera ryawe rizahora rizamuwe kuri twebwe. Usezeranye nawe isezerano ko tutazakureka, Yesu we turakwemera.
imana ishimwe. haleluya Haleluya. Ntabwo kuri ahantu imana ishaka bisobanuye ko utazababara, umubabaro uzawucamo, imana ihimbaza. Ariko imana ishimwe, hari ihumure rijya rigera ku bantu babanye n'imana. Hari ihumure rijya rigera ku bantu babanye n'imana cyangwa se babana n'imana. Imana ishimwe. Niba muzasonza baba waburaye bajya guseka ngo ndirahiriye ndi Uwiteka, ndakugaburiye, imana ihimbaza. Urataha ukaburara ariko ubitse ijambo rya nyir'ijambo, rya nyir'ibihe, imana ihimbaza. Imana iyo irera mu itangira ikamenya no mu iherezo, imana ishimwe. Uyikangwa n'urugamba uri mu Rwanda rero n'igihe urumazemo, wowe bahana imana ishaka, gerageza ubahana imana ishaka kuba, imana ishimwe. abantu nibezweho, ugerageze utunganire ahantu imana ishaka kuba, imana ihimbaza. Uhabe ukora ibyo imana ishaka, imana ishimwe. Wezwe, imana ishimwe. Ubwire imana ngo mana, njyewe ahantu ushaka komba narahabaye, nkaba nihanganira ibi ngibi, imana ishimwe. Hanyuma nurangiza ubwire imana ngo mana, ndumva nkeneye kuza, ukagira gute, ukandengera. Ntabwo imana izabura kukurengera nuyubaha, imana ishimwe. Ni ukuri nubana n'imana, niba uzi neza kubana n'imana ukabura ahantu imana ishaka kuba, wikangwa n'intambara uri mucamo, wikangwa n'ibigeragezo urimo unyuramo, imana ishimwe. Imana iri mu ruhande rwawe. amen. Nari kubwira abantu ngo tugerageze twezwe, utunganire ahantu imana ishaka ko tugira gute, tuba, imana ishimwe. Rimwe ubahana imana ishaka kuba, wowe ba muri gahunda y'imana, imana ishimwe. Kubera ko muri bije y'imana turimo, wowe uri muri bije y'imana, wikwigirira nabi, imana ihimbaza. Ngumve kuba uri mu ntambara imana yagutaye, hoya, imana ishimwe. Ntabwo kuba ubanye n'uburwayi igihe kirekire ari igisobanuro cy'uko imana yagutaye. Imana iri kumwe nawe, imana ishimwe. Amen. Amen. Kuba urwaye igihe kirekire, urwaraye mu bitaro abandi barwaremo bagapfa, warangiza wowe ukabaho ukaba ukiriho, ni igisobanuro cy'uko imana iri mu ruhande rwawe, imana ihimbaza. Ni igisobanuro cy'uko ishobora no kugukiza, kuko ibintu byose irabishoboye. Wikangwa n'igihe ubaye mu kibazo rero, ahubwo gerageza uba ahantu imana ishaka kuba, hanyuma ahantu imana ishaka kuba uhatunganire. Narinde kubwira abantu ngo tugerageze tuba ahantu imana ishaka ko tuba, kandi ahantu imana ishaka ko tuba tuhatunganire, twezwe, tubane n'imana. Ntabwo imana izakora kutugirira neza, mu izina rya Yesu Kristo. Ndumva amagambo ashaka kuganira n'abantu n'imana arayo, ariko nje kukubwira ngo gerageza uba ahantu imana ishaka kuba, hanyuma ahantu imana ishaka kuba numara kuhaba uhatunganire, wezwe, hanyuma imbere y'imana, imana izabura kugutabara. Intambara ufite bizigukanga, ikubaye mu kigerageza igihe kirekire bizigukanga, ahubwo gerageza ubane n'imana, imana izagutabara mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Urakoze mukozi w'Imana. Ugerageza ube aho imana yagushyize, ko hari benshi cyane imana ishyira ahantu yaza kubasanga aho yabashyize igasanga ntabahari. Noneho yaba yarasenze imana, yarashize imbere imana icyifuzo, akavuga ati ngo mana warambeshye. Ese byaba ariyo mpamvu imana iza gusubiza abantu igasanga batakiri mu mwanya wabo? Nk'uko iyo bariya abantu Yosuwa yabwiye ngo isanduku nicaho, nicaho mukayibona, ihetswe n'abarewi n'abatambyi, muyikurikire. Iyo abo batambyi iyo basanga abo bantu badahari, bari kuyibona? Ntabwo bari kuyibona. Gahunda iyo ukomeje ugasoma aya magambo y'Imana, hari naho ngo bageze babuzwa kugira gute, ngo babuzwa gusakuza, imana ishimwe. Hanyuma mwibutse ko iyo baza guhaguruka cyangwa se bakava aha hantu, bari babwiye kuba bari igisanduku yagomba kunyura, ntabwo bari kuyibona. Niyo mpamvu rero n'abantu bakomera kuvuga imana yarababeshya. Oya, ndagira ngo ngo ntabwo imana ibeshya, kuko yubwo yarabe ngo ngende imana irindi jambo navuze. Ntabwo imana ijya ibeshya, ibintu imana ivuga irabikora. Twebwe dufite ibihamya by'ibintu imana yagiye ikora. Ibintu imana ivuga irabikora. Icyakora ikosa umuntu ashobora gukora, ibintu imana yavuganye nawe akabitegeza akabibura, ni ukuva ahantu imana yavuganiye nawe.
yakunyuzeho mbese isanga udahari. yakunyuzeho kuko isanduku bo babwiwe ko isanduku y'isezerano y'Uwiteka nibaguma aha ngaha ariko bari bugire gute bari buyibone. babaha n'ibimenyetso by'abantu barabagize gute bayihetse ngo bataza kugira kuyoba hakagira undi muntu uri bunyureho ahetse isanduku agiye gushyingwa cyangwa mbese bahabwa ibimenyetso byose bategekwa kugira gute kuguma aho hantu bagombaga kuba isanduku y'isezerano ry'Uwiteka iri bunyure bategekwa kuhaguma. hanyuma iyo baza kuhava rero ntabwo iyi sanduku bari kugira gute bari kuyibona. hanyuma rero uyu munsi hari abantu barimo basakuza bamwe ngo Imana yarababeshye. ntabwo Imana yababeshye ahubwo ni impamvu z'uko wavuye ahantu Imana yagize gute yashakaga kugomba kuburi aho yagomba kugusanga warahavuye. Imana ishimwe. kandi icyo si cyo gikuru cyane gutegereza iyo sanduku ahubwo ku itegeko rihari nuko utegereza isanduku ugategereza isanduku warangiza ukitegereza wiyejeje. gahunda ni ugutegereza kandi aho hantu igushyize nyine ukahategerereza ugize gute ukiranuka. udakiranuka ntabwo bivamo. ariko se mukozi w'Imana wenda hariya abatambyi bari bikoreye isanduka bahetse isanduka ntabwo ari ukwikorera bari bahetse isanduku y'Uwiteka. ese ko muri Bibiliya batubwira ati ngo turi abatambyi muri Kristo Yesu. bariya abatambyi bari mu isezerano rya kera ku bwa Yosuwa. ese ubu ngubu abatambyi ni bande ko tubona abantu benshi cyane barategereje ariko ntibari kumenya abatambyi abo ari bo, kandi abatambyi babaye benshi kandi bose barasa, bose bavuga ko bikoreye isanduku bahetse isanduku y'Uwiteka. ariko se ko umuntu ashobora gutegereza akazategereza akabona abatambyi bose ni bamwe bahetse isanduku, abo batambyi muri iki gihe umuntu azabatandukanira he? turimo turaganira hari aho nageze ndavuga ngo mbwirwa mugendana kubwira uburiwe. buriya ntabwo ushobora kugendana n'umuntu urimo umwuka w'Imana niba ko ari umwuka w'Imana uri muri we. yego kubera iyihe mpamvu umuntu uri mu mwuka w'Imana hari ibimuranga. abangaba barabwiye ko ari isanduku y'isezerano y'Uwiteka abantu barabahetse. birashoboka ko wenda ari nk'ikintu bafashe barikorera ntabwo wasobanukirwa ngo niye sanduku ubundi babisobanukiye mu buhe buryo. ariko uyu munsi hari umuntu mushobora kugendana ibyo nyine n'amagambo muvamo ugahita umenya ngo uyu muntu koko ni umutambyi. yego koko pe barahari benshi kandi bagaragara nk'abatambyi biyise abatambyi. ariko uyu munsi wa none ntabwo wagendana n'umuntu uyu munsi ngo neje mugendane neje mundi mugendane ngo niwe gusobanukirwa uyu muntu niba ari umutambyi uhetse isanduku y'Uwiteka. kubera iyihe mpamvu Bibiliya yaravuze ngo hahirwa abantu bafite mu mutima ngo inzira z'igisiyoni. ngo aba bantu bafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni niyo bageze mu gikombe cyitwa Baka ngo bajya bayihindura ahantu h'amasoko. aba bantu bahetse isanduku y'isezerano ry'Uwiteka rero niba babangaba bafite mu mitima yabo inzira zijya hehe z'igisiyoni. uyu muntu ufite mu mutima we inzira z'igisiyoni ikizakuba kahetse isanduku y'Uwiteka Imana ishimwe cyangwa se ari umutambyi no mu gihe cy'umubabaro. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. no mu gihe cy'umubabaro ntabwo abwira abantu ibibakura imitima ahubwo agerageza kubaka iyi mitima y'aba bantu barimo basenyuka. Imana ihimbaza. Amen. no mu gihe cy'intambara uyu muntu yatse isanduku y'Uwiteka Imana ishimwe ntabwo abwira abantu ibibahagarika imitima ahubwo abwira aba bantu ibibururutsa imitima. Imana ihimbaza. ibibakomeza. uyu muntu yatse isanduku y'isezerano ry'Uwiteka Imana idutabare. buri gihe cyose yaganira n'abantu abaganiriza ibintu bizabageza ku musaraba, ababwira ibintu bizatuma bagera hehe bagera ku Uwiteka. ntabwo abwira abantu ibintu bibacisha mu zindi nzira ubya. Imana ihimbaza. ahubwo abaganiriza avuga ngo ni ukuri nubwo ubona bimeze gusa Imana izagira gute izakora. abatambyi ni bantu ki mukozi w'Imana? ko tuzi ko abatambyi ari abapasiteri abavugabutumwa, abatambyi ni bantu ki? abatambyi ni bantu ki? nawe uri umutambyi? njyewe uko niyumva nanjye ndi umutambyi.
kuko ntago ari uko wiyumva ahubwo uri yewe umutambyi ndi umutambyi Eh, impamvu mvuga ko ndi umutambyi Bibiliya ivuza abatambyi ariko ntabwo batubwiye abapasiteri mm, ntibatubwiye ko hari abavugabutumwa umutambyi ni umuntu ushobora kwegera akakwikorera umutwe akagusengera mm, kandi ibi ni byo tuma mu buzima bwa buri munsi buriya umuntu wese uguhetse erega Yesuwa yabivuze ati ngo nimubona abatambyi bahetse isanduku ntago ari isanduku rega buriya nyine umutambyi aheka isanduku aheka abantu ahetse abantu arabasengera arabasengera ababwiriza ubutumwa bwiza mu butambyi hakorwamo imirimo itandukanye turi abatambyi muri turi abatambyi muri Kristo Yesu umutambyi yaguheka gusengera kandi abantu ntibazababeshye buri muntu wese afite umuhamagaro yuko Imana amuhamagaye hari abantu bahamagariwe gusengera abantu hari abantu bahamagariwe kubwiriza ubutumwa bwiza ariko izima zo gusengera abantu ntazo bafite hari abantu bahamagariwe guhana muri ubu butambyi hakorwamo imirimo igiye itandukanye ariko yose igahurira hamwe bavuga ngo niki ni umurimo w'Imana ni umurimo w'Imana umukozi w'Imana wowe uri umutambyi wuhe noneho uhetse isanduku amasanduku ni menshi cyane ngewe mpetse isanduku y'isezerano y'Uwiteka nabwiriza abantu ubutumwa bwiza nk'uko turimo tuganira gutya naheka abantu nkabasengera mu butambyi dukoramo ibintu byinshi gusengera abantu kubabwiriza ubutumwa bwiza uzatuma abantu basengera bakagera kuri Kristo Yesu tukabwiriza abantu ubutumwa bwiza ngo tuzajyane mu bwami bw'Imana amen urakoze mukozi w'Imana Imana no guhumugisha utwitubwiye ijambo ryiza rikomeye cyane abadukurikirana namwe reka tubashimire uburyo mwadukurikiye ntabwo twari twenyine twari turi kumwe n'undi mukozi w'Imana utwicaye ku ruhande nubwo wenda atavuze wenda azavuga ubutaha ubwo rero nawe ni umushyitsi wacu namwe mudukurikira muzatubere abashyitsi nta kibazo navuga ngo Imana ibarinde Imana ibashoboze gukora umurimo w'Imana kandi nk'uko ijambo ribitubwiye ngo mwezwe cyangwa se aho Imana yabashyize izabahasange kuko nisanga mudahari n'ubundi ibyanyu ubwo nyine ntabwo ibisubizo byanyu ntabwo muzabibona ariko iyo utegereje ukarambya ibyawe urabibona ukabona n'abatambyi nyine bacaho ariko ntibazagucike ngo bagende utabahaye ibyo bikore kugira ngo nawe bagusengere twari dufite rero umutambyi ari we umukozi w'Imana ajya nindera umukozi w'Imana Muhimpundu Everine reka tumusabe noneho adusoreze iki kiganiro twari turimo dukora noneho aduhe nimero ze noneho niba nta kindi afite kurenzaho cyangwa birashoboka ko hari icyo yaba Imana imweretse dore ko nawe ari umukozi w'Imana ufite impano nyinshi cyane ni karibu umukozi w'Imana uranadusoreza ni karibu yego murakoze kadusoza ikiganiro cyacu dusenga kubera ko natangiye baba gusenga ndiko gufata ibintu biri kure ukabyigiza hafi dusoze dusenga icyo nabasabaga nuko tugomba kuguma ahantu Imana ishaka ko tuba tugategereza ibyo Imana yavuganye natwe n'ukuri Imana izabikora reka dusenge mu izina nimero zawe noneho reka nimero yanjye ni 07 20 53 3 7 8 07 reka dusenge Mana mu izina rya Yesu urera kandi urakiranuka uri Imana ifite imbaraga n'ubutware uri Imana urihagije witwa rubasha wowe ushoboye ibintu abantu badashoboye kubera ko naho abantu bananiwe wowe uri Imana izi gakora iby'imbaraga mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti tumaze kuganira ku ijambo ryawe n'abankurikiye ijambo ryawe ridusabye ko tugomba kuguma aho ushaka ko tugomba kuba mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ubutware
hanyuma kandi ahantu ntituhabe gusa Yesu ahubwo tukahaba twejejwe tukahaba dutunganye mu izina rya Yesu hanyuma tukahagutegerereza tugategereza ibyo wavuganye natwe kuzaza kubikora kandi kuzaza imana elaside monefo nedrai imana ishimwe nibyo kuza uzaza kandi ijambo ryawe ryarambwiye ngo wowe nuza ntabwo uzaceceka imana ishimwe haleluya abantu batwitegerereza mu gihe ndetse bitewe naho turi imana ihimbazwe haleluya barangiza bakadusiga aho hantu ariko we nuza Yesu ukadusanga ahantu ntabwo uzahadusiga imana ishimwe umuntu yaza agasanga undababaye akamusiga mu mubabaro ariko wowe nuza ntabwo uzadusiga mu mubabaro imana ishimwe nari nguhamagaye uwera ngo umuntu wese unkurikiye muri mu izina rya Yesu cyangwa se muri iki kiganiro unyemerera uze kubana nawe mu izina rya Yesu Kristo kandi uha abantu bawe imbaraga kugira ngo babashe kuguma ahantu wavuganiye nabo kubera ko abantu benshi bari bananiriwe ahantu babasabye ko bagomba kuba bari imana ihimbazwa abantu benshi bari bacogoreye ahantu babasabye ko bagomba kuba bari ariko icyabo ukongera ukagaruka ku bantu bawe ukongera ukabambika imbaraga bagakomerera ahantu ushaka kuba kandi bakahagutegerereza kubera kuje gukora imirimo n'ibitangaza nk'uko ijambo ryawe ryavuze ngo uraza gukora imana ihimbazwe ibitangaza muri twe imana ihimbazwe mu izina rya Yesu imana ishimwe iyo yabasabye kwiyeza arababwira ngo hanyuma nimumara kwiyeza imana iraza gukora ibitangaza imana ishimwe natwe nuduhe kuguma ahantu ushaka ko tugomba kuba turi hanyuma tuhagume twejejwe kuko imirimo y'uraza kuyikora nta kabuza kubera ko nta muntu ujya uhagarika umugambi wawe urakoze kuko byumvise ngaho bana ko tugire neza mu izina rya Yesu amen. Urakoze cyane mukozi w'Imana imana ni guha umugisha kandi imana ikore impande yawe abadukurikira namwe imana ibarinde kandi mukomeze kudukurikira ku Muremyi TV mukanda subscribe like comment nazo ziba zikenewe kugira ngo ikiganiro kijye gisharingwa na YouTube noneho abantu benshi cyane bacyumve kandi ndababwiza ukuri yuko iyo muri kumwe natwe mukanda like benshi cyane barakibona kandi mudufasha gukora umurimo w'Imana imana izajya ibaha umugisha kandi iri jambo ni ijambo rikomeye cyane nuguma aho uri cyangwa aho Imana yagushyize ibisubizo byawe biza boneka imana rero ibarinde ngaho ibiganiro byacu nakagaruka tuzongere tubonane ku kindi gihe ciao